Dutangira inkuru yacu, hari umukobwa w'inkumi witwaga Nadia, umuhungu yari amaze kumuhamagara kuri fone amubwira ko amukunda cyane. Nadia amubwira nabi, amubaza impamvu atajya yumva, kandi yarahoraga amuhakanira, amubwira ko badashobora gukundana. Bisa naho uwo muhungu wari umuhamagaye yari amaze iminsi amwinginga, amusaba ko bakundana, ariko Nadia yaramuhakaniye. Gukomeza kumuhamagara rero anamwinginga, amusaba ko yahindura umwanzuro yafashe, byasaga naho Nadia birimo kumubabaza cyane, bigeza naho bitangira kumurakaza, nuko ahita amukupa batarangije kuvugana. Arangije kumukupa yahise agenda yivugisha, ariko igihe umuntu aba yarahereye abahakanira, no kubera iki mutajya mwumva? Buri musore wese umpamagaye aba yumva nta kindi kintu yambwira usibye kumbwira ko yankunze. Mama we yahise amwumva ati, ariko se bite byawe ko utangiye kugenda wivugisha kandi ukiri mutoya? Ubwo se nugera nko mu myaka yanjye cyangwa se nk'iya nyogokuru wawe bizaba bimeze bite? Mama we yakomeje kumubaza ati, ubundi se bigenze bite ko wari uri kuri fone? Ninde ukubwiye nabi? Ninde muntu ukurakaje kugeza naho utangira kugenda wivugisha koko? Nadia wari usanzwe akunda kuganira na mama we yahise amubwira ati, byihorere mama, na n'ubu ntago ndabyumva. Ubundi ni gute umuntu agusaba ikintu inshuro ya mbere ukamuhakanira, akongera akabisubiramo inshuro ya kabiri ukamuhakanira, agakomeza ubwa gatatu, ubwa kane, ubwa gatanu? Njyewe sinzi impamvu abantu batajya bumva rwose, cyangwa se ngo banarambirwe. Mama we ataha, ubanza ibi bintu yagusabaga bitoroshye da, ukuntu mbona warakaye? Nadia ati, mama, nanga umuhungu wese uza nsaba urukundo, kuko urabizi neza ko nkora nkubwira yuko ntazigera nshaka umugabo. Urumva rero nta n'impamvu zo gukundana, kandi rwose urabizi neza nabikubwiye kenshi gashoboka, nta stress z'abagabo nkeneye. Aha rubanza nari kuba narigiye nko mu mabikira bikagira inzira. Mama we nta kindi yarengejeho kubera ukuntu yari amaze iminsi abwirwa n'umukobwa w'ayo magambo ko atazigera ashaka umugabo. Ntako atari yaragize ngo amwigishe, ariko umukobwa we yari yaramunaniye neza neza. Iyo yakomezaga kubimwumvisha ko gushaka ari byiza, yahitaga amubwira ati, mama, ibyo we na papa mwahoragamo byose narabibonaga. Nadia yari afite depression cyangwa se agahinda gakabije kubera umuryango yakuriyemo. Papa we na mama we bahoraga ari hasi hejuru, bahoraga barwana amanywa nijoro. Abaturanyi babo bose bahoraga bahurura baje kubakiza. Ntabwo ababyeyi be bajyaga bumvikana habe na gatoya. Byari bizwi muri karitsiye hose ko umubano wa papa Nadia na mama Nadia utameze neza, kandi ni ibintu byarushagaho gukomera uko iminsi yagendaga yigira imbere. Bahoraga barwana, abantu bagategereza wenda yuko baziyunga igihe kimwe iyo mirwano igashira, ariko babona aho kugira ngo bishire ahubwo bikomeza kugenda byiyongera, kugeza aho abantu bagiriye inama mama Nadia ko yakigendera akamuhunga, kuko babonaga amaherezo umwe ashobora no kuzica undi. Niyo mpamvu mama Nadia yageze aho akifatira umukobwa we bakisubirira iwabo. Nadia nubwo ibyo byose byabaga akiri umwana mutoya, ariko yarabirebaga. Usibye ibikomere byo mu mutima yari afite n'ibikomere byo ku mubiri, kuko hari nk'igihe ababyeyi be barwanaga nuko bagaterana ibintu nk'ibikoresho bikomeretsa, nuko Nadia akaba ariwe bifata, nuko akabikomerekeramo gutyo. Yari afite inkovu ku mubiri, kandi iteka iyo yazitegerezaga yahitaga yibuka ahantu zaturutse. Yakuranye ako gahinda rero akura yumva aziberaho gutyo gusa. Yakuze yibanira na nyirakuru na mama we, niwo muryango yari afite, kandi yumvaga bonyine bamuhagije. Mama we na nyirakuru bamweretse urukundo ntako batagize ngo barebe yuko ako gahinda yahoranaga kazashira, ariko byaranze. Nuko bibi by'ubusa, umwana akomeza avuga nyine yuko atazigera ashaka umugabo kuko nta cyiza cy'umugabo.
Iyo yababwiraga gutyo bumvaga ko ari ibintu bizagera aho bigashira, ariko baje kubona ko akomeje kadateze kuzahindura iyo myumvire. Igihe kimwe nyirakuru nubwo atari akuze cyane ariko yaje gufatwa n'uburwayi aza no kwitaba Imana mu bintu batakekaga ko byaba muri ako kanya. Hashize iminsi mikeya nyirakuru wa Nadia amaze kwigendera, mama we yatangiye kumuganiriza ati mwana wanjye ushatse wahindura iyo myumvire yawe. Ingo zose si mbi kuko ujya ubona ko hari n'ingo zinezerewe cyane, nawe ugomba kuzagerageza kuko wenda urwawe rushobora kuzaba urw'umugisha ukabana neza n'umugabo wawe ntibimere nk'uko njye nari meze na papa wawe. Kuko uko byagenda kose ukeneye kuzabaho ufite umuryango. Reba nk'ubu ngubu nyogokuru wawe arigendeye, ubu se nkanjye ngize nkagenda urumva koko utazasigara wenyine? Nadia ati ibyo wivuga mama, uzaba ujya hese? Ntaho wenda kujya rwose njyewe ndabizi. Mama we akomeza kumuganiriza ati nabwirwa n'iki se igihe nzagendera ko na nyogokuru wawe tutakekaga ko yadusiga mu kanya kihuse nk'aka ngaka. Rwose ihangane uhindure imitekerereze yawe, wumve ko kugira umuryango ari ngombwa mu buzima, kandi wumve yuko uko byangendekeye atari ko wowe bizakugendekera. Mama Nadia yakomeje kumuganiriza ariko umukobwa yanga kumwumvira. Yageze aho abona atazakomeza kumwigisha wenyine, amushakira abandi bantu bo kumufasha harimo n'abapsychologiste, ariko Nadia aramunanira burundu. Mama we yabonye ko nta kindi yakora nuko aramwihorera, nuko bibera aho ngaho. Hashize iminsi mike ariko bitunguranye mama Nadia yakoze accident nuko ahita yitaba Imana. Nadia yararize agenda karamwica, ati wagira ngo mama yari abizi kuko yambwiraga ko nawe igihe gishobora kugeranuka akansiga akigendera. Akomeza kurira cyane yibaza ukuntu agiye gusigara wenyine. Nubwo yari mama we ariko yari n'umuvandimwe, ari n'inshuti, ari na se, byose icyarimwe. Ntako atagize ngo amube hafi nk'umubyeyi. Nadia noneho agahinda yari afite kahise kikuba inshuro utabara. Yabaye aho yibera mu isi ya wenyine. Yabanje kwihagararaho yumva ubwo buzima azabasha kubushobora, ariko ageze aho yumva biranze neza, yumva irungu ritangiye kuba ryinshi cyane. Yatangiye kwibaza nagira mu zabukuru hahandi umuntu aba akeneye kwitabwaho akorerwa buri kimwe cyose ko azabigenza. Ukabona igisubizo nta kindi usibye koko ko icyamufasha ari ukuba yagira umuryango, ariko nabyo yabitekereza kumva sibyo. Ati reka ahubwo nshaka amafaranga, ningira menshi nzajya nshaka umuntu nishyura azajya azanyiteho ankorera icyo nzaba nkeneye cyose. Nuko umutima we wose yatangiye kuwushyira mu gushaka amafaranga. Yashatse amafaranga aranayabona, abona amafaranga menshi cyane, ariko nanone akumva nta munezero afite, n'irungu rikomeza kumwica cyane. Yatangiye kujya afata umwanya agasohoka akajya aho abandi bari kugira ngo arebe ko yarekera gukomeza kwitekerezaho cyane. Umunsi umwe yagiye ahantu mu gitaramo mu bahanzi bari aho ngaho bubashywe kandi bagezweho, hari harimo n'umusore witwa Erwin akinjira kuri stage. Nadia akamukubita amaso, yatangiye gutekereza ati ariko suriya we ko adashaka umugore bimeze bite? Ndabona neza yarigize nkanjye. Ntabwo bari basanzwe baziranye, gusa akimubona ibyo bintu yahise abitekereza. Erwin yari umusore w'umusitari afite n'abafana benshi cyane, ariko umuntu wese wari usigaye amubona muri icyo gihe nta kindi kintu yibazaga usibye kwibaza ati ariko suriya wazashaka umugore nk'abandi ryari? No mu ma interview yakoreshwaga n'abanyamakuru icyo kibazo kigira kiti uzashaka umugore ryari ntabwo cyajyaga kibura, ku buryo byageze aho bitangira no kumurambira. Nuko asaba abantu bose n'abanyamakuru muri rusange ko nta muntu n'umwe wemerewe kumubaza icyo kibazo.
yabivugaga babona ari burage, ariko nyamara we mu by'ukuri yari akomeje kubera ukuntu byari bisigaye bimubangamira. Si abantu bahuraga nawe kandi n'abanyamakuru gusa bamubazaga icyo kibazo, kuko nabo mu muryango we ntago bari bamworoheye. Papa we na mama we nabo bageze aho baramubaza ati ariko se uzashaka umugore ryari? Nuko arababwira ati ariko se mu bana 6 mwabyaye murumva byaba bitwaye iki nimvamo ndi umwe sinshaka umugore? Ababyeyi be bati niba gushaka umugore byarakunaniye basi shaka uwo utera inda utwihera kuzukuru. Erwin yababwiye ko ibyo ntabyo biteze kubona, ko ari umwana ntawe bazabona, ko n'umugore ntawe rwose bateze kuzabona. Yari afite imyumvire nawe ko atagomba kuzashaka umugore. Yumvaga uwo mwanya wose wo kugira umuryango no kuwitaho ntawe yakibonera. Muri make yahungaga inshingano. Yaravugaga ati umukobwa mwiza uwo ari we wese nzakenera nzamubona. Ibyo rero byo kujya gushaka abagore rwose ntago ari ibyanjye. W'ibitekerezo bye byose byiberaga mu muziki gusa nta bindi. Ibyo gushaka umugore nta na gakeya byajyaga bimujya mu ntekerezo. Nubwo yari afite iyo myumvire ariko mu buzima busanzwe yari umuntu mwiza kandi ukunda gufasha cyane. Mu mafaranga yabonaga yibukaga no kugira abantu afasha. Rimwe yaricaye atangira gutekereza ati nyamara ariko ubu wabona mba nanga kubyara kandi hari abantu benshi bifuza urubyaro banarubuze. Nuko atangira gutekereza ati ese nakora iki kugira ngo byibuze mfashe nka mwene uwo muntu wabuze urubyaro? Yabitekerejeho cyane nuko aza gutekereza ku buryo bwa IVF, arangije ajya kwa muganga, ariko yagiyeyo yiyoberanyije cyane adashaka ko hari n'umuntu wamumenya. Amaze kugerayo abaganga baramwakiriye baraganira, ababwira ko ashaka kugira uwo yafasha ku bantu bashobora gukenera umwana binyuze mu buryo bwa IVF. Abaganga bamubwiye ko nta kibazo rwose yabikora niba abishaka. Erwin ariko yabanje kubaha kondisiyo imwe, ati umuntu nzaba mfashije sinshaka ko azigera amenya ko ari njyewe. Ntabwo nshaka umuntu uzaza aburana avuga ati kudafasha umwana wabyaye. Nuko baramubwira bati humura rwose ibyo tuzabigukorera. Nuko baramubwira bati nta myirondoro na mikeya turi bugusabe, wowe dufashe kuri icyo gikorwa gusa, kuko hari abantu benshi baza batugana batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, icyo bishakira ari ukwigirira umwana gusa. Nuko nawe arababwira ati bene uwo muntu aba ari we muzafasha. Erwin baramukoreye arangije aritahira. Reka mbanze ngusobanurire wowe wumvise ijambo IVF wenda akaba ariyo nshuro ya mbere uryumvise bikaba birimo kugucanga wibaza ngo IVF ni ibiki. IVF ni impine ry'ijambo ry'icyongereza in vitro fertilization cyangwa se fecondation in vitro mu ndimi z'amahanga. Bikaba muri make bisobanuye igikorwa cyo guhuza intangangabo n'intangangore ariko inyuma y'umubiri w'umugore. Ni ukuvuga ko bikorerwa ahantu hizewe muri laboratwari, hanyuma igi rivuyemo rikororerwa ahantu habugenewe n'ubundi mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'iminsi 6 rikabona kuba ryaterwa muri nyababyeyi y'umugore hagamijwe gufasha umugore gutwita. Ndumva ibingibi bihagije nibura hari akantu umenye kuri IVF ubashije gusobanukirwa. Ni ubuvuzi butangirwa na hano iwacu mu Rwanda nko mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, Medihir ndetse n'ahandi. Noneho rero reka twisubirire ku nkuru yacu twikomereze. Erwin we nyuma y'icyo gikorwa yarakoze yumvaga noneho ntacyo Imana izamushinja, yumva ko hari umuntu byibuze yabashije gufasha. Ku ruhande rwa Nadia yari akiri wenyine, ariko yageze aho yumva biranze neza, yumva akeneye umwana. Nuko aravuga ati uko byagenda kose nakenera umwana nagira, nta mugabo nkeneye, nta stress z'umugabo nshaka. Yatangiye gutekereza ku gikorwa cyo kuba nibura yakadopta umwana, nuko aza kumva amakuru ko hari umucuti we watoraguye umwana. Nuko aragenda ajya kumureba amusaba niba uwo mwana atamumwihera,
ariko kubw'amahirwe make yasanze wa mwana yarahise abona umuryango we baramutwaye. Agahinda karamwishe, akomeza gutekereza ikintu yakora kugira ngo abone umwana ariko atabanye n'umugabo. Yatangiye gutekereza ku kuba yagenda akinginga nk'umusore umwe akamutera inda, ariko nabyo yumva sibyo. Aratekereza ati ashobora kuntera inda, hanyuma nyuma y'iminsi mikeya agatangira kumbwira ngo ntashaka ko umwana we azarerwa nanjye njyenyine, akanyigingira ko tubana kandi ntabikeneye. Yumvise uko byagenda kose akeneye umwana, ariko n'ubundi nta mugabo ashaka. Nuko nawe niko kujya kwa muganga kugira ngo arebe ko bamufasha. Yatangiye kubwira abaganga ati nkeneye umwana kandi nkeneye ko mumfasha binyuze mu buryo bwo guterwa intangangabo, ariko nanone mukaba muzi neza ko uwo muntu nta mwana akeneye, atazaza kwirwa mbaza iby'umwana we, kuko njye ubu ngubu icyo nkeneye ni umwana, si umugabo. Muganga yahise aseka ati mbega ibintu bihuriranye, uri umunyamahirwe wa mukobwa we. Ibyo muganga yari abivuze bitewe na kondisiyo Elwin yari yabahaye, kandi nyine nawe yari yahavuye muri iyo minsi. Yahise abona ko nibafasha Nadia nta kibazo na kimwe bizateza, kuko atari akeneye kumenya se w'umwana. Nadia baramufashije, arangije arataha, nuko biramuhira aratwita. Arishima cyane ati ngiye kubona umumararungu wanjye. Igihe cyaje kugera arabyara, nuko umwana abyaye aza ari umwana mwiza cyane. Yabyaye agahungu keza nuko akita Nolan. Nolan yari agahungu keza cyane kandi k'igikundiro cyinshi. Amaze gutangira kumenya ubwenge ariko yaje kubona ko hari itandukaniro riri hagati y'umuryango wabo ndetse n'uw'abandi bana. Akabona abandi bana bafite papa, we ntawe agira. Abandi bana bafite abaanti, abakazini n'abanko, ariko we akabona usibye mama we babana nta wundi muntu agira mu muryango wabo. Yatangiye kujya yigunga, mama we arabibona ko hari icyahindutse ku mwana we. Akamuganiriza ati Nolan mwana wanjye, kutakishima byakugendekeye bite? Nuko umwana we ageze aho aramubaza ati none se mama, papa wanjye ubundi aba hehe? None se n'abandi bantu bo mu muryango wacu baba hehe ko ntajya mbabona? Nuko aramubwira ati mwana wanjye, nta nyogokuru wawe ugira kuko yitabye Imana, naho abaanti n'abo anko urimo kumbaza nabo ntabwo ugira kuko mama yari yarambyaye ndumwe, nta muntu ngira tuvukana. Umwana ati none se papa wanjye waba hehe? None se nawe yarapfuye nka nyogokuru? Nadia yahise abuze icyo amusubiza, kuko icya mbere cyo nta nubwo yari azi na se w'umwana uwo ari we. Nadia yakomeje gushaka icyo yasubiza umuhungu we arakibura. Bari baramubwiye ko bamufashije, ariko nyiri kumufasha nabo batamuzi kuko nta myirondoro yabasigiye, kandi nawe nibyo yari yagiye asaba. Yakomeje kubura icyo abeshya umwana we, ariko agakomeza kumushukashuka ko hari igihe kizagera akamubwira papa we. Igihe cyaje kugera Nolan ajya kwiga mu ishuri. Yari umuhanga cyane, abarimu bose bari bamuzi, bazi ko ari umunyeshuri w'umuhanga cyane kandi bakanabimukundira cyane. Ariko gusa mwarimu we umunsi umwe yatunguwe ubwo yabahaga waka yo gukora, nuko akabona umwana yanze kugira ikintu na kimwe akora. Ati Nolan, wowe ko utarimo gukora bimeze bite? Umwana ahita avuga ko arwaye atameze neza, nuko bahamagara mama we ngo naze amujyane. Mama we ariko yatunguwe no kubona bageze mu rugo, akabona umuhungu we ni muzima ameze neza, nta hantu na hamwe ababara, nta hantu ataka. Akabona umwana ni mutaraga. Akomeza gutungurwa n'imyitwarire y'umuhungu we muri iyo minsi. Ku munsi wakurikiyeho Nolan noneho yagiye ku ishuri kuko yari ameze neza. Mwarimu wabo yarongeye abaha ibyo gukora, ati ngaho nimukomereze aho ejo twari tugeze, nimukore family tree cyangwa se igiti cy'umuryango.
ngaho nimukomerezaho nimugoroba mwasoreje. Abari bayobewe umubare w'abantu bo mu muryango bagende babashyiraho, mushyireho babyara banyu, mushyireho ba nyogosenge, mushyireho ba nyogokuru, bose mubashyireho. Nuko akomeza kugenda azenguruka areba buri mwana amufasha kugira ngo aze kubikora neza. Yageze kuri Norani aramusobanurira cyane kandi nyine anamutindaho kuko we ku munsi wari washize yari yatashye yavuze ko arwaye, nuko atangira kumusobanurira ati ngaho dore ukuntu bakora family tree cyangwa se nyine igiti cy'umuryango. Urashyiraho papa wawe na mama wawe, amwereka aho ari bubashyire n'aho ari butangirire, amwereka ukuntu agenda ashyiraho n'abandi bantu bafitanye isano, abo bavukana, ba sekuru na ba nyirakuru, amwereka ukuntu agenda abikora. Nuko aramubwira ati ngaho nawe komerezaho, hanyuma urangiza arageza namukosore. Mu minota mike abandi bana biganaga na Norani bari babirangije kandi bisa naho ari n'isomo ryabashimishije cyane. Babikoraga bishimye, banezerewe, bashyiraho abantu bo mu muryango wabo banezerewe cyane. Norani arebye ku ruhande umwana bicaranaga abona yakoze umuryango munini cyane, igipapuro kinini yari afite cyuzuye byabuze n'aho bikwirwa. Ahita amubaza ati abo bose nabo mu muryango wanyu? Akana kati yego, maze hari n'abandi kanshaka ukuntu nabo mbashyiraho. Akana karangije nako gahita kajya gukosoza. Mwarimu yabonye abanyeshuri bose bakosoje ntawe ugihagaze aho ngaho atonze umurongo, nuko ahita ababaza ati ese ubu ntawe usigaye? Nta muntu n'umwe usigaye atakosoje? Ka kana kicaranaga na Norani kati Norani ntago arakosoza, nta nubwo ari kubikora byamunaniye. Maîtresse wari uzi ukuntu Norani ari umuhanga yaramubwiye ati hoya ntago byamunaniye, ubwo aracyarimo gutekereza abantu bose bo mu muryango wabo, mu kanya ndaza murebere. Mwarimu ariko yahise ahaguruka agenda areba kuri buri ntebe, agenda areba ibyo buri wese yakoze amwereka ko yakosoje. Nuko abona abana koko bakosoje, ariko ageze kuri Norani arumirwa. Abandi bana yari yagezeho yabonaga bisa naho isomo barikunze kandi banaryumvise cyane bitewe n'ibyo bari bakoze. Ariko yakomeje kureba ku rupapuro rwa Norani akomeza kwibaza ati ariko si uyu mwana usanzwe aba uwa mbere, ko ibintu byose ubundi ari we uhita ubyumva vuba mbere y'abandi, agahita aza no gukosoza mu masegonda, ubu byamugendekeye gute koko? Amasaha ya break yari ageze, nuko abandi bana bajya gukina. Maîtresse asigarana na Norani mu ishuri, atangira kumubaza ati Norani byagenze bite ko utakoze igiti cy'umuryango? Akana aho kugira ngo kamusubize katangiye kurira cyane, kararira kanga guhora. Maîtresse ubwoba butangira no kumwica, nuko aramubwira ati humura sindi bugukubite, mbwira uko byakugendekeye. Nuko Norani ahita amubwira ati none se ko nta muryango ngira, nari gukora igiti cy'umuryango gute? Mbana na mama gusa, niwe nzi, nta wundi muntu tugira. Maîtresse ati ntago bishoboka, none se nta wundi mwana muvukana? Nta na papa, nta n'inyogokuru, nta muntu n'umwe uzi? Umwana amarira aba menshi, aho kugira ngo agire ikintu yavuga ahubwo agakomeza kurira. Nuko Maîtresse abonye ko umwana arimo kurira cyane aramuhumuriza ati humura ngaho ceceka. Yaramwinginze araceceka, amaze guceceka aramubwira ati ngaho genda isohokere ujye gukina n'abandi bana. Yarasohotse ajya gukina, nuko Maîtresse ahita ahamagara mama we amusaba ko bazahura bakaganira. Barahuye amubwira uko byagendekeye Norani umunsi yamubwiraga gukora family tree. Ati rwose ntago nari mbizi yuko nta muryango agira nk'uko yabimbwiye. Baganiriye byinshi amubwira imyitwarire ya Norani muri iyo minsi,
ati umwana wawe yarahindutse cyane, asigaye yigunze ntakiga, niwe mwana usigaye agira amanota makeya, sinzi ikintu cyamubayeho, mfite ubwoba ko ashobora no kuzaza mu myanya y'inyuma muri iki gihembwe. Mama we yahise amubwira ko ikintu kimutera agahinda cyane ari ukuba adafite umuryango, ariko cyane cyane kuba atazi papa we. Maîtresse ati shaka uburyo rero wamubwira papa we nuko akamumenya, kuko nibikomeza kuriya umwana watangiye kugira iriya myitwarire aba ashobora no kwiyahura. Nadia byahise bimutera ubwoba cyane kuko nawe yarabibonaga, umwana ntiyarakiga ntiyarakirya, yabaga yigunze, nawe yamureba akamuyoberwa. Yahise yiyemeza gusubira kwa muganga, nuko arababwira ati ndabinginze mumfashe, nkeneye kumenya se w'umwana. Muganga ati mutangire rero munyumvire nk'ibyo bintu utangiye kuza udusaba, none se mbere y'uko tugufasha watubwiye ngo iki? Nadia ati byose ndabyibuka neza, ariko umwana yaranzengereje. Muganga aramuhakanira ati ntago bishoboka, natwe uwo muntu ntago dushobora kumumenya, nakubwiye neza ko nta n'imyirondoro yigeze adusigira, nta kimenyetso na kimwe dufite cyamutwerekezaho, rwose ihangane ushaka uburyo wafasha uwo mwana wawe agaruke mu murongo muzima, ariko menya yuko umuntu wari watanze intanga tudashobora kumumenya. Icya mbere cyo ajya kuza hano yaje yihishahishe yambaye na masike, sinshobora kukubwira ngo ninde, rwose ihangane ubyumve wumve yuko uwo muntu tudashobora kumumenya. Ikintu yishakiraga ni ugufasha gusa nta bindi. Nadia yakomeje gusaba imbabazi ati ndabinginze ni ukuri dushakisha ikintu icyo ari cyo cyose twakora, ariko tumenye uwo muntu. Muganga aramubwira ati ibyo bintu ntabwo bishoboka urimo kunsaba. Nadia nubwo yakomezaga guhatiriza, ariko nawe yarabizi neza ko ibyo bintu bigoranye cyane kuba babasha kumenya se w'umwana, kandi baramubwiraga ukuntu byagenze kugira ngo uwo muntu aze gutanga ubufasha. Nadia yaratashye akomeza kugurira umwana we utuntu tumushimisha, akamusohokana, akamukorera utuntu twiza twinshi dutandukanye, ariko akabona umwana we ntiyishima. Yageze aho asubira kwa muganga kugira ngo yongere ajye gutakamba barebe niba hari ikintu yakora. Muganga noneho uwo munsi yaramubonye ashaka kumukwepa, nuko Nadia agenda amukurikiye ati nakubonye muganga kandi ni njye urimo guhunga, ndakwinginze mfasha. Nadia akomeza gutakamba ati umwana wanjye noneho nsigaye mbona afite n'ibimenyetso byo gushaka kwiyahura, mwarimu yari yarabimbwiye nuko ndabipinga, ariko nanjye nsigaye mbibona, ndabinginze mumfashe umwana wanjye ntanshike. Muganga ati nta kintu na kimwe nibuka kuri uwo musore, yari yambaye kasike, urumva mu maso ntago namubonye, cyakora ikintu nibuka nuko yari afite amatatiwaje ku maboko, nibyo rwose nta kindi kintu muziho. Umukobwa ati mana yanjye, ubu se koko abantu bafite tatuwaje ku maboko ko ari benshi, ndamenya ari nde? Imbere yabo aho ngaho hari televiziyo. Erwin nuko bahita bamutumira mu kiganiro, arinjira, nuko muganga amubonye arikanga. Muganga ahita avuga ati wagira ngo iryo jwi sinzi ahantu ndizi. Nadia ati kari umusitari se, ntago byaba ariyo nshuro ya mbere umwumvise, buriya hari ikindi kiganiro wamwumvisemo bamutumiye. Nadia akomeza kumwitegereza ati ahubwo iyaba ari uwo nakeka nawe natangira kumukoreraho iperereza, kuko nawe ndabona afite amatatiwaje ku maboko. Muganga nawe yahise amwitegereza ku maboko, abona tatuwaje ziriho zimeze nk'iza wa musore w'icyo gihe, kubera ukuntu yabonaga neza wagira ngo ni we, ariko nanone ntabwo yari abyizeye 100%. Yahise yanga kugira icyo atangariza Nadia, ahubwo ubwoba butangira kumwica ati mana yanjye, none yaba ari we, ko ari umusitari uriya utaza unamushyiraho ibintu nk'ibyo, ubwo koko byagenda bite? Uko byamera kose niyo yaba ari we yahita abyihakana, avuga ko ushaka kumwangiriza izina.
Muganga ariko kubera ukuntu Nadia yari yamubabaje, kubera ukuntu yahoraga aza kumuririra mu maso amubwira agahinda k'umwana we, nawe nk'umubyeyi yarabyumvaga. Yahise abwira Nadia ati Nadia rero ngaho utangira iperereza ryawe, ntuzavuge ko ari twebwe twabikubwiye, wowe ubyigiremo ubwawe sinzi ibyo uzakora, ariko tangira nawe ushakishe se w'umwana wawe kandi ntuzagaruke hano, njyewe icyo nari nzi nuko nakikubwiye nta bindi. Nuko Nadia aramubwira ati none se muganga uriya nawe koko ubu ntangire mukoraho iperereza? Nuko muganga aramubwira ati ibyo nari nzi njyewe nabikubwiye, ibisigaye ni ibyawe. Muganga yahise yigendera, Nadia asigara aho ngaho yicaye akomeza kwitegereza Elwin mu kiganiro. Ati ariko buriya ko mbona wagira ngo anasa n'umwana wanjye, sinzi niba ari ukubera wenda ibyo bamaze kumbwira, ariko uriya musore arasa n'umwana wanjye. Nadia yatangiye iperereza rye gutyo. Nadia yabikoze bucece, nuko aza kumenya ko se w'umwana we ari Elwin. Amaze kumenya yarabimubwiye, amubwira ukuntu byagenze kugira ngo asame, amubwira ko umwana ari uwe. Abyumvise yahise yumva ko ari ibintu bidashoboka rwose, nuko aramubwira ati ntago ari byo, urimo urashaka kunyangiriza izina cyangwa se kunyuririraho kuko ndi umusitari. Nadia yahise amubwira ati mfite ibimenyetso bifatika, njyewe narakugenzuriye bihagije kandi napimishije na DNA kwa muganga. Elwin yanga kubyemera, ati uzabanze uzane uwo mwana wawe nanjye njye kumwipimishiriza. Nuko koko n'ubundi basanga umwana ari uwa Elwin. Yahise abwira Nadia ko bizakomeza ari ibanga, ko nta muntu n'umwe ugomba kubimenya, kandi ko nabyemera azamufasha uko abyifuza kose. Nadia yarabyanze, amubwira ko icyo akeneye atari amafaranga, ko ahubwo icyo akeneye ari umuryango. Elwin yakomeje kubyanga. Nadia ahubwo ageze afata umwanzuro, afata umuhungu we amujyana iwabo kwa Elwin, amwereka se na nyina ati dore umwuzukuru wanyu. Iwabo wa Elwin bo barishimye cyane bamenye ko bafite umwuzukuru, dore ko umuhungu wabo ntako batari baramwinginze ngo nibura azabashakire akuzukuru, ariko yarabananiye. Umwana bamwakiriye neza kandi bari bamwishimiye cyane ku buryo butangaje. Nuko umwana nawe biramunezeza cyane kumenya umuryango wose no kumenya papa we. Yarishimye cyane, ariko ikintu cyamushimishije kurushaho ni ukuntu Elwin yari afite umuryango mugari. Umwana amaze kumenya umuryango wo kwa papa we, noneho si ugushanya ya family tree bamubwiraga, yarishushanyije yuzuza icyumba cyose. Yari yabonye abantu 5 bavukana na papa we, kandi muri abo bantu 5 bamwe bari barashyingiwe bafite n'abana. Yari afite umuryango munini rwose, noneho abonye na sekuru na nyirakuru byari ibyishimo bidasanzwe. Mu ishuri yarongeye ariga, atangira gutsinda nk'uko kera byahoze. Elwin gahoro gahoro yatangiye kwakira ko afite umwana, nuko atangira kujya amwiyegereza. Rimwe na rimwe akamufata bagasohoka, akamujyana ahantu hari ibikinisho, akagerageza kuba ari kumwe nawe. Umwana akamubwira ati rwose mba nishimye ko tuba turi kumwe, ariko bizanezeza kurushaho nidusohoka twese turi kumwe na mama, tukajya nk'ahantu wenda twahamara nk'icyumweru. Elwin agaseka ati koko se urumva bizagushimisha? Umwana akamubwira ati cyane rwose, nzaba numva ari ibihe bidasanzwe kuri njyewe. Elwin yahise abwira Nadia icyifuzo cy'umwana wabo, nuko Nadia yumva ni ibintu atakabaye yemera, ariko yari abizi neza ukuntu umwana we yamaze igihe kinini cyane ababaye, nuko yumva ntacyo atagomba gukora kugira ngo amushimishe. Barasohotse bakabona umwana byamushimishije cyane, ariko batashye batandukanye babona umwana arongeye arababaye. Elwin abaza umuhungu ati none se ntiwishimye noneho? Si twasohokanye na mama nk'uko wabishakaga? Nolan ati nishimye, ariko si cyane, nk'ubu uritahiye natwe tugiye twenyine na mama.
kandi mbona abandi bana babana na papa na mama. Barasetse ariko bari bumvise icyo umwana wabo ashatse kubabwira. Umuryango wa Elwin kandi wari warakunze Nadia cyane ku buryo budasanzwe, birwaga bamuhamagara bamwandikira ama SMS ya buri kanya. Mu minsi ya mbere bwo byamuteraga umujinya kumva ntanabishaka, ariko igihe kiza kugera aza kubyakira arabimenyera, yumva ko ari n'ibintu bisanzwe, nawe atangira kujya abahamagara ndetse akanabandikira. Nawe yari asigaye akunda no kujya kubareba. Elwin nawe kandi nuko byari bimeze, yari asigaye akunda kuza kureba Nadia n'umuhungu we, kureba uko bameze niba bameze neza. Umunsi umwe yaje kubareba ariko Nora anamubwira ko mama we atameze neza, akaryamye, ko yarwaye. Yagiye kumureba aho yari aryamye asanga yarembye. Ati ni ukubera icyo urwara ugaceceka nk'ubu ko warembeye hano mu rugo, kuki utambwiye ngo nze nkujyane kwa muganga? Nadia aramubwira ati numvaga biri buze koroha, numvaga atari ngombwa ko nkubwira. Nuko Elwin aramubwira ati ndakwinginze indi nshuro ntukazajye wihererana ibintu nk'ibi. Bahise bajya kwa muganga, nuko Nadia bamupima indwara zose ariko barazibura, gusa baza gusanga atwite. Elwin ntabwo yari kwirwa amubazanga iyo nda utwite ni iyande, kuko nawe mu bantu bari basigaye bafitanye muri ibyo bihe yari awuzi neza. Nadia nawe yari abizi neza ko iyo nda atwite ari iya Elwin. Elwin yatangiye kumuba hafi cyane, nuko baza no gutangira gukundana. Yaramubwiye ati ntabwo nshaka ko ibihe wanyuzemo ku inshuro ya mbere utwite umwana wanjye wenyine ugasitiragoringa wenyine ntahari, nshaka ko byazongera kuba. Nuko amubwira ko amukunda kandi ko yifuza ko bakora ubukwe bakazabyara umwana wa kabiri bari kumwe mu rugo rwabo. Niko byagenze, bakoze ubukwe baza kubana kandi babana neza cyane. Buri wese ibyo yahoze yibwira kuva kera ko atazigera ashaka, nuko biba bibaye nk'amateka. Ababyeyi ba Elwin barishimye cyane, ariko biba akarusho k'umwana wabo Norani kubona papa na mama no kubona none afite n'undi muvandimwe. Byari ibyishimo bidasanzwe kuri we. Si umuvandimwe umwe gusa kuko baje no kubyara abandi bana, nuko bagira umuryango wishimye kandi unezerewe. Bari babanye neza ku buryo bicuzaga impamvu batabanye kuva kera. Nadia yari asigaye avuga ati nta kintu noneho nzongera gutinya, kuko noneho ubu maze kubona ko buri muntu wese aba afite urwandiko rwe. Ngiyi rero inkuru yacu, aho buri wese yumvaga atazashaka ariko biza kurangira noneho bombi bakubitanye, bakaza no kugira urugo rwiza cyane, bagasanga baratinyiraga ubusa. Wakoze cyane kubana natwe, reka nkurarikire gukora subscribe niba utarayikora. Tuzahora ubutaha mu zindi nkuru. Imana ibarinde, ndabakunda cyane, bye. Bari kumwe na Nene.